ushize ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye izina ryavuzwe na benshi, izina ryashinjwe na benshi gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, nubwo iryo zina ryavuga ko naryo ryayirokotse, izina ryitandukanyijwe n'umugabo, kuko umugabo yavuze ngewe nitandukanyije n'ibitekerezo by'uyu mugore. Ni Idamange Iryamugwiza Yvonne, ni umukobwa w'imyaka 41. Tito, uyu munsi inzego z'umutekano z'u Rwanda zavuze ko zamutaye muri yombi. Urwego rero rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Idamange Iryamugwiza Yvonne, akurikiranweho rero ibyaha birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Idamange rero Iryamugwiza Yvonne avuka mu karere ka Kamonyi, hashize iminsi akoresha imbuga nkoranyambaga agatangaza amagambo arimo menshi rero agaragazwa nk'apfobya jenoside yakorewe abatutsi, nkaho yavuze ko imibiri y'abazize jenoside iri mu rwibutso, iri mu nzibutso yabaye igicuruzwa. Ku mugoroba rero kuri uyu wa mbere nibwo RIB yatangaje ko yamutaye muri yombi akurikiranweho ibyaha birimo guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda. Uyu mugore yatangiye kuvugwa cyane mu itangazamakuru rero mu byumweru bibiri bishize. Mbere yaho ntabwo yarazwi namba. Hifashishijwe rero urukuta rwa YouTube, maze nirwo yifashishije urukuta rwa YouTube maze atangaza ibiganiro birimo imvugo zagaragajwe nk'izigumura rero abaturage. Kuri uyu wa mbere rero nabwo yari yatangaje ikindi kiganiro cyaje gikurikira ikindi yatangaje ku munsi wo ku cyumweru yise amasengesho. Mu kiganiro cye cya nyuma yumvikana asaba abanyarwanda bose kujya mu ngoro y'umukuru w'igihugu ngo bakigaragambya bitwaje za Bibiliya. Ubwo yatangiraga rero kwifashisha imbuga nkoranyambaga atambutsa ibiganiro bye, abantu benshi baramwamaganye kugeza naho bamwe bo mu muryango we barimo abavandimwe be bitandukanije nawe, kugera no ku mugabo babyaranye Engineer Mabumba Oswald, umugabo wa Idamange rero asigaye aba muri Sudani y'Epfo. Yifashishije rero Instagram maze yamagana ibyatangajwe n'umugore we babyaranye kane. Yagize ati impamvu nanditse ibi ni ukumenyesha abantu bose ko umugore wanjye Yvonne aherutse kujya mu ruhame akaninga guverinoma y'u Rwanda ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ni ibintu nambagana nivuye inyuma nk'umugabo n'umubyeyi w'abana be. Nagerageje rero kumugira inama ku rwego rw'umuryango ku nzira mbi ari guhitamo, ariko ntiyigeze yakira inama zanjye. Mabumba yavuze ko ibyo yavuze ari amagambo ye ku giti cye, ko we n'abana be ari abaturage bakunda u Rwanda batari kumwe nawe mu murongo yafashe. Umunyamabanga nshingwabikorwa rero wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG ni Dr Bizimana Jean Damascene aherutse kubwira itangazamakuru ko imvugo z'uyu mugore zerekana ipfobya bya jenoside mu magambo ye. Ati nkaho uvuga ko coronavirus ari iturufu igihugu gikoresha, nk'uko jenoside yakorewe abatutsi ari iturufu, ndetse akanongeraho ko imibiri y'abatutsi bishwe muri jenoside iri ku nzibutso icuruzwa igihugu kikavanamo amadovize, ngo abarokotse jenoside babayeho nabi. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka Nafutari Ahishakiye aherutse kubwira igitangazamakuru cya Igihe ko uyu mugore akwiriye gukurikiranwa agahana. Sinzi niba byagutunguye kuko twabibonye uyu munsi mu masaha y'umugoroba ashyira mu masaa moya, gutyo nibwo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo iza RIB, za polisi y'igihugu batangaje ko Idamange Iryamugwiza Yvonne tawe muri yombi. Mu kanya polisi yanditse ko bagerageje kumuta muri yombi, kanakomeretsa umwe mu bashinzwe umutekano, gusa mu bitaro dukurikije amakuru mu bitaro bya Kacyiru. Gusa igihari ni imvugo abantu bakunze kwitiranya cyitwa ubwisanzure bwo kuvuga, gutanga ibitekerezo. Ariko ibyo bitekerezo utanze ni ibitekerezo byese, wemerewe gutanga ibitekerezo byose. Se ntushobora gutanga ibitekerezo ukaba wakurikiranwa, kuko
hari ikintu bitiranya iyo bigeze ku Rwanda n'Abanyarwanda. Ntubigire umwihariko w'u Rwanda, ibi bintu biri universal. Ni universal ariko ndashaka gutanga urugero, ubwo ni universal ariko mfashe urugero ntanga. Ku Rwanda na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 si Idamange gusa n'abandi batandukanye, yaba banditse, aba banyamakuru n'abandi bantu bari ku mugabane w'Uburayi, iyo bayigezeho niyo ubona bashaka kukerenza no kuvuga uko bishakiye no gukoreraho application z'ubwisanzure mu kuvuga. Ariko byagera kuri Holocaust, jenoside yakorewe abayahudi nayo ni jenoside mbi, nimwe mu majenoside mabi yabaye mu kinyejana cya makumyabiri twe ubuzima bw'abayahudi inzirakarengane barenga miliyoni 6 bishwe n'abanazi ba Hitler. Ho ubona ko amategeko n'amabwiriza agenga jenoside akurikirwa, amagambo yirindwa akurikizwa, no kwirinda gusesereza abayirokotse. Ukabona ko ni ikibazo gikomeye. Ariko sinzi mbona kuri iki imvugo za Idamange dore zari ziri no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo na YouTube, nuko harimo imvugo nyinshi yifashishije zerekana nkaho ziri pfobya burundu jenoside. Mu kubishimangira, Idamange akavuga ko nawe yayirokotse iyo jenoside, avuga ko jenoside mu Rwanda igizwe nk'igicuruzwa, nk'iturufu yo kubona amadevize ahinze imibiri y'abatutsi ishyinguye mu nzibutso zitandukanye igurishwa kugira ngo amadevize yinjire. Anavuga coronavirus bihuza n'ibintu bitandukanye. Ni imvugo wabonaga ko zimeze nk'iziri kugerageza ubisesenguye nk'umunyamakuru, yego biracyari imbere y'ubutabera bizakurikiranwa, gusa n'imvugo zitakiriwe neza n'abantu by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Kuko iyo witegereje ukareba jenoside uburyo yabaye mu gihe cy'iminsi 100, abantu 10,000 bitabaga Imana ku munsi, hari abapfuye bishwe nayo barenga miliyoni, hari abasigiye ibikomere bitazakira by'umubiri, hari abasigiye ibikomere bitazakira by'umutima. So umuntu kuza kubivuga gutyo ko yishakiye bikomeretsa benshi, tuvugishije ukuri. Umuzi cyangwa se icyita rusange ndi bukure mu maze kuvuga gukomeretsa. Imyaka 27 irashize u Rwanda rwigobotoye ibi bibazo bikomeye byaganishije cyangwa se ubwo byarimo jenoside yakorewe abatutsi. Abdura, uyu munsi nubwo hashize imyaka 27 ibikomere by'abagizweho ingaruka n'ibikorwa bibi bya jenoside, imyaka 27 ni mike kugira ngo abantu babyibagirwe. Niba wifashishije Twitter, YouTube kubera ko ufite uburenganzira bwo kuvuga ibyo wavuga ibyo ari byo byose, ugakomeretsa cyangwa se ugasubiza mu bihe abantu nibura bari bafite agahenge kubera ubuyobozi bwiza, kubera urwego rw'umwe n'ubwiyunge aho rugeze, ugashaka kugarura icyo bise turufu kugira ngo wenda ni hari n'izindi nyungu ufite, ugatangira kuzana ibindi bibazo bishobora gusubiza abantu muri ibyo bihe bya nyuma y'imyaka 27 ishize. Icyo gihe ngewe ahubwo ndatekereza ko n'inzego wenda zifite aho zihuriye n'ubutabera zishobora kuba ahubwo zaratinze, kuko ibi bintu yaba Idamange hari n'abandi batari Idamange twumvise. Aha ntabwo turuze kugwa mu mutego w'amategeko, ntabwo turi abanyamategeko, ibi bintu birebana n'amategeko. Ariko ndatekereza ko ibyakozwe biri mu murongo wo gukurikiza amategeko, kuko rule of law, gukurikiza amategeko nibyo u Rwanda rugenderaho, nibyo u Rwanda rukurikiza. Habeho gukurikiza amategeko, n'undi wese ukekwaho kugira ibintu ibyo ari byose act cyangwa se igikorwa icyo ari cyo cyose gisubiza abanyarwanda muri ya myaka 27 ishize, kongera gukomeretsa bya bikomere za nkovu. Aha rwose amategeko yo akora akazi kayo, by'umwihariko kandi amategeko akurikizwe comme écrit noir sur blanc, uko yanditse rwose. Kandi nzi neza ko hari, kuko bitabaye ibyo
twazabona nyine sosiyete yongeye gukomeretswa nk'uko yamukomerekezwe mu myaka 27 ishize. Ahangaha rero habeho kureba koko niba iby'amategeko ateganya cyane cyane ku birebana na ideoloji ya jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se jenoside muri rusange, aho habeho rwose gukurikiza amategeko uko yanditse cyane kuko urebye bitabaye ibyo n'ubundi aho sosiyete yarigeze komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bigaragaza 95% by'abanyarwanda bariyunze yego, ariko urabona ko hari umuntu ashobora gukoresha platform nshyashya, tukabona izo za YouTube, tukabona iri koranabuhanga rishya, ugasanga risubije inyuma aho abanyarwanda bari bageze. Reka ibi bintu abanyamategeko n'urunana rwose rw'ubutabera kuva ku bugenzacyaha kuko kugera ku icyo kintu ubutabera bwose, icyo kintu bivuze kirakomeye cyane kuko ibintu bishobora gutangira ari mwubikoze agatanga urugero nakitarubi ku bandi bakabukurikiza, kuko no mu byo ashinjwa harimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Abantu benshi bashobora kubyuriraho, kandi iyo witegereje ukareba u Rwanda n'uburyo ruyobowe ibijyanye na jenoside yakorewe abatutsi n'umurongo ntarengwa. Ntabwo ari ibintu umuntu asanga vuga uko yiboneye, kuko ni benshi kugira ngo babarinde, benshi bagizweho ingaruka na jenoside, kuko ni jenoside yabaga ku manywa na nijoro. Barahari imyaka 27 n'imike, abana baracyabyibuka, uretse na 27 abayahudi barakibuka mu myaka 80, kandi n'ibihe bikomeye. So hano akababaro turacyabibona. Iyo witegereje ukareba nk'abayahudi, Holocaust ni mirongo ntarengwa. Nta muntu ujya kwikinisha ngo avuge uko yishakiye apfobye ibyo bakorewe. Ari ku mugabane w'Uburayi ukora bizi byari ibintu biteye ubwoba, kumva umuntu uri kumukina ku mubyimba warokotse mu nkambi z'urupfu muri Auschwitz, ukareba abantu biciwe mu bice bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi, ntago bakureka. No muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyo ugiyeyo ugashaka gukina n'amateka ya 9/11, ubwo bagabagaho ibitero bitandukanye, abantu 3,000 bakitaba Imana, biba ari ikibazo gikomeye. Ushaka kuvuga ibintu bijyanye n'iterabwoba, ntago bakureka cyangwa ngo bakubabare n'ahandi hantu hatandukanye ku isi, bitewe n'umwihariko n'amateka mabi bagiye bahura nabo, ntago byoroshye. So igihari nuko habaho ubwisanzure mu kuvuga, abantu barabwemerewe, ariko nanone hari ibyaha biba mu kuvuga bitewe n'icyo uvuze. Ushobora gukangurira abantu gukora ikintu kibi, icyo ni icyaha. Abantu ahubwo bajye babanza banamenye itegeko rihari na free speech n'ubwisanzure mu kuvuga, kugira ngo abantu bamenye. Gusa ngaha ni ibitekerezo byacu wenda twavuga bitewe n'icyabaye n'icyakozwe, ariko igihari nuko umuntu wese uri imbere y'ubutabera aba ari umwere kugeza ubwo urukiko rumuhamije ibyaha akanabihanirwa, kuko hari benshi ubona barafashwe, kuko buri muntu wese ni suspect. Nawe Tito uri suspect w'ikintu runaka, nanjye suspect, nemerewe kujya gutanga amakuru, yaba ari n'igikurikiranwaho cyangwa ntagikurikiranwaho. Noneho ubucamanza aribwo bwanzura nimba nkikurikiranwaho ndi hanze cyangwa nkikurikiranwaho mfunze. Buriya bizagenda bigaragara ko ntabwo birivane uko ishusho rusange, cyane cyane muri ibi bihe ikoranabuhanga ryaratumbagiye mu birere, niko umuntu yavuga. Buri wese ashobora gushyira kuri social media ibyo yumva, ibitekerezo bye, ko abyumva atagishije inama. Ibyo birashoboka, ariko mbere yo gukora ibyo byose, ubwo twaguye igitekerezo twakivanye ku birebana no guta muri yombi Idamange, twageze muri rusange. Kandi si nawe wenyine, ubona ko muri no minsi gukoresha imbuga nkoranyambaga byarenze gukoresha imbuga nkoranyambaga, ni influence yindi abantu bashaka, kandi rimwe na rimwe itari na ngombwa. Uyu munsi ntekereza ko icyo umuntu yagatekereje mu mutwe we, Abdullah, ndakumva, nuko igitekerezo cyawe wagira wagihamara mu mutima wawe, ko wabigenza kose, umenye ko cyane cyane ubwo ndavuga ku ruhande rw'u Rwanda, kuri sosiyete yacu nyarwanda, turacyafite ibikomere. Nta nubwo turabimarana na generasiyo. Njya numva ababara bavuga ngo generasiyo n'imyaka 30. Turacyafite imyaka 27 yo kurwana n'ibyo bibazo sosiyete
yadushyizemo cyangwa se abanyarwanda twishyizemo. Urumva rero wadusubiza inyuma wazana mwendere geste akantu akariko kose gato gashaka kusubiza inyuma ibintu, nyamuneka azahura n'urukuta rw'amategeko uko byagenda kose cyane. Kuko ushubije inyuma ngira ngo hari n'abantu bazi, niba ujya uganira n'abantu baba hanze hari igihe uvugwa ujya abona amafoto y'u Rwanda akabona umujyi wa Kigali akavuga ati uru ntabwo ari rwo Rwanda nzi muri 1994 95 96. Yes, ntabwo ari rwo Rwanda uzi kuko rwarahindutse, ariko u Rwanda uzi ubu none hatuvugana muri 2021 hari abantu baruvunikiye cyane, hari abantu ntabwo rwahoze uku, ntabwo ari uku nguku byari bimeze. Ega natwe tuzana ibintu rero biri soft nguzanye ngo ibi ni ibintu bishobora gusubiza u Rwanda handi mu myaka 27 twavugaga cyane. aho uzahura n'urukuta, urukuta uzahura narwo rero ni urw'amategeko, ni rwo rwa mbere uzahura narwo cyane. Ntabwo uzamenya rero aho kuko uzaruhungira. Nk'ikinyobwa, ubunyobwa gishobora kuba ari kimwe kiri mu mufuka cyarapfuye cyangwa cyaramunzwe, kigumye mu mufuka cyangiza n'ibindi byinshi. Gusa gihari n'izindi mpeke, amategeko arahari kandi arakurikizwa. Gusa icyo twasaba ni uko akurikizwa, kuko bagomba kureba amategeko akwiriye kurengera abantu. Nimba wafashwe ari ikibazo muri sosiyete igomba kurengerwa. Nimba wafashwe nanone ari uburenganzira bwe, amategeko agomba kumurengera kugira ngo uwafashwe ibyo yakoraga ari uburenganzira bwe nta kutegeko yishe, amategeko agomba kumurengera nawe akaba yakomeza kubikora wenda bitewe n'icyo bivuga. Ariko urumva amategeko abereyeho kurengera, either arengere sosiyete, kuko urumva hari abantu benshi barokotse jenoside bagizweho ingaruka. Jenoside yo garuka kuri zo ngaruka, iyo uyivuze hari umuntu wari ufite abana 9, ibyo nibyo ngiye kugaruka ko bose bishwe muri jenoside, hari imiryango yasigaye afite ubumuga bw'ingingo zose cyane. Imyaka 27 yarishize, nibura abona igihugu ati nibura ngiye mfite igihugu, uramusubiza inyuma kubera iki? Uretse wenda inyungu zawe wifitiye zindi ziri ku ruhande. Ibyo rero rwose uzagongwa n'urukuta rw'amategeko rwose, kandi ni ibintu byumvikana. Nyemerera tubirekera amategeko abikurikirane. Buriya iyi nkuru tuzagenda tunayigarukaho, buriya bazagenda bana bivuga mu minsi ko amategeko abivuga. hari iminsi ikorwa umuntu bakamukorera dosiye bakamuregera ubushinjacyaha bwabonamo, ubugenzacyaha buzakora akazi kabwo bushyikirize dosiye ubushinjacyaha bwanzure niba buregera ubucamanza. Ibyo byose reka tubihagarire, reka tubitegereze. Urumva icyo nshaka kuvuga ni uko tuzakomeza kubikurikirana buri procedure yose, tuzagenda tubimenya tunabikurikirana namwe tubibagezeho.